Agape Family. Agape Family ni imwe mu mafamiye atandatu y'urubyiruko agize itorero rya ADEPR Gashyekero. Agape Family ni famille yavutse mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2018 ivukira Igikondo muri ADEPR Gashyekero. Agape Family ni famille yashinzwe n'uwari perezida w'urubyiruko Cyusa Venuste. Agape Family ni famille yavutse ifite abantu 10, abakobwa 7 n'abahungu 3. Agape Family ni famille yakomeje kwaguka aho igeze ku bantu 20 ndetse ikaba ifite n'abafatanyabikorwa bayikunda cyane. Agape Family Imana yayihaye umugisha aho imaze gushyingiza abageni 9 kandi ikaba imaze kunguka abuzukuru 8. Ni famille yakunzwe cyane kubera ibikorwa byayo by'indashyikirwa igenda ikora. Agape Family irangwa n'urukundo ndetse no kugira imbabazi ndetse ikarangwa n'umurava no gukora. Aho ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2019 aho yagiye gusura abarwayi ku bitaro bya Muhima. Icyo ni igikorwa cya mbere cyabashije kugaragarira mu maso y'abantu. Agape Family ni imwe mu mafamiye ya mbere yabashije gukora cyane ndetse n'umurava nubwo bari bake. Byari bigoye ariko ntibacitse intege. Niyo famille ya mbere yabashije kugura imifuka 5 ya sima ku nyubako y'urusengero rwa ADEPR Gashyekero. Agape Family ni famille yari ifite abasore n'abakobwa. Icyifuzo cyabo cyari uko abenshi muri bo abasore bakabona abagore. Imana ntiyatinze kubumva kuko muri Agape Family ubu dusigaranye abasore 4 batarashaka ndetse n'abakobwa bake cyane. Agape Family ikomeje kurangwa ndetse no gufasha. Agape Family irifuza kwaguka mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubwonko. Agape Family ikindi irashimira itorero rya ADEPR rikomeje kuyiba hafi mu byikora no kubagira inama. Agape Family uyu ni umwe mu bantu yabashije kujya gusura. Umva ibyo yadutangaje. Ubumwe mufite umugisha uruta uwo twebwe kuko mwe muratanze twe turahawe. Aricyo kintu rero muri abazungu baturusha. Muri abazungu bo baratanga bagaha ibihugu bya Afurika. Ariyo mpamvu mubona Imana ihora ibagwiriza. Kuba muri famille ni iby'igiciro cyinshi cyane. Uba uri mu muryango ufite inshuti, ufite abavandimwe, mugahura, mugasenga, mugasangira, mugasurana, mugasura abarwayi, mugakora ibikorwa by'urukundo hamwe. Ibyo rero byose iyo mubikoranye bizana urukundo kandi bikongera ubumwe n'urukundo mu bantu. Rero ni ibyo byiza bya famille. Mu bibi twahuye nabyo cyangwa se duhura nabyo urumva aba ari ubushobozi bw'amafaranga kuko tuba twumva twakora ibikorwa byinshi tugakora imirimo myinshi ariko urumva kubera ko akenshi bisaba amafaranga, ubushobozi, urumva niyo mbogamizi ihari. Abantu batari muri famille rero baba barahombye ibintu byinshi kubera ko muri famille nyine urumva hari ibyo uhaburira cyane cyane muri ibyo navuze hejuru. Ntabwo ubona umwanya wisanzuye ngo mukoremo ibikorwa. Ubona bo mubikorana mwishimye, musengana, mwishimana mu buryo butandukanye, musura n'abandi bavandimwe. Ibyo byose urabihomba. Byaba byiza umuntu wese ashatse famille yisangamo nayo akayijyamo bakayiteza imbere bagakora ibikorwa hamwe umuntu umwe atabasha kwikorana ku giti cye.